ahubwo reka mbanze nkubwira ikintu kimwe rero ukuntu ibintu bigiye kugenda basi mureke two kwiteza ntabyo kwiteza abantu nyine n'ubundi ntabwo umwanya naguhari Asumani wenda byose ntabwo nzi ibintu bamupanga ariko niri ntabwo nakwizera ko wavuga aya magambo none se ni gute umuntu afashe air fryer ukabya gusuzugura abantu kandi ibyo bintu urabizi ko nabikunda reka nkubwire ati nimba Asumani asigaye ibi bintu bya hana bizana iwanyu Chopeka murabo neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza urakomeye uno munsi tugiye gukorana uyu munsi turakoranye nge nawe turinjyana mu abantu rero bari bamenyereye yuko ari njye uyigukorera cyangwa ukayinkorera none uno munsi tugiye kuyikorera umuntu wa mu mama we iri tungo ryitwa ngo iki so rero twari tugiye kubabwira ukuntu tugiye gukora plank tugiye gukorera Asumani plank imeze gutya Jasu tuhagaze hafi y'uwacu ubu ngubu ndebye neza nuko mwebwe mutabibona ndimo ndareba ku muryango w'iwacu tugiye gukorera Asumani noza plank imeze gutya Jasu agiye kugenda iwacu atire air fryer nshaka kureba niba Asumani yakifata agatanga ikintu mu rugo byoroheje nubwo turi inshuti ariko rero nawe uramugerageje none ese ubu urumva yayinyima turi inshuti ashobora umva yayikwima ngereka nkubwire hari umuntu wigize kuza iwacu kandi yari inshuti ya papa aje gutira agasupana urakamwima bizi ko banakorana bizi ko nta kibazo ndakamwima kumbe papa wanjye phone yari yashizemo umuriro kandi nta na telefone nagiraga ako hari mama twari duturanye yajyaga ahamagara wenda akamuma tukavugana biranga sinayimuha kandi ari papa wanjye yikeneye biba ngombwa ko asiga akazaza kuyifatira ahambwiye ati bari kuyimuha n'ubundi yashaka yitwara so rero haribwo dukora plank wenda nyine kugira ngo umuntu asaze umuntu baba bari gukorana ariko haba harimo n'inyigisho mw'abantu hari igihe ushaka kuvuga ngo ugiye guhereza umuntu ikintu nubwo ari inshuti y'uwo ngo mubana ariko batabivuganye wenda uwo munsi hari n'abantu batabikunda gutiza yego hari n'igihe usanga umushuti bwarangiye uwo munsi nkaza gutira sibyo mbwira abantu ko ndi inshuti yawe y'ingenzi yego inshuti magara I love you winyirabiza abantu kandi badukunda dukundana natwe turabakunda so rero Justin agiye gukora agiye gutira air fryer ubwo dutegereza turebe nimba Asumani ayimuha cyangwa atayimuha nanjye cyane ko Asumani na telefone afite ikindi Asumani na telefone afite Asumani muri iyi minsi mugabo ntago ari ku murongo no gufatirana siwe abantu banga ntago babumva Asuma Kami siwe ntago muba mwumva ako Asuma ntago muba mwumva umuntu reba ukuntu uba ugenda wikurura nawe kiba kirimo pe biteye isoni meze biteze fresh nashaka air fryer man ntago nshaka kwicara
byose birakureba yimereze mwana. Njye nakubaje twari tutavuganye ko nagwaye. Ako ntukamfate nk'umuntu utazi. Ariko kuno kubera mu nzira nyuma ndarundi nango rapfa kunyuma. Kuko nzi ko ari kunya. Uteka gafirito ba. Jabite ma. Wani airplane ye. Asma. Bimeze bitowe na da. Njye namubwiye ngo azayifate. We nigize mbikubwira se niba ko yabimbwiye Efraya nyine ngiye araje. Reka tureke wowe byawe ntaribi. Asma ni wowe. Nigize nkubwira ko Just ari buze gufata air flyer. Ntabyo wambwira ariko ndabizi ko hano iyo hakomanze umuntu tudafitanye gahunda arakingurirwa. Harwo bamukingurira. Utubiza amagambo make ndimo ndakubaza. Iyo hano hakomanze umuntu hari ubwo tudafitanye gahunda harwo umukingurira. Wapi? Abantu bagenda hano naguze igihe bahazira n'ikiba kibazanye. Yako Jasozi yarasanzwemo. Ubu se ko nari mvuye ahangaha mu kanya nari naniwe gufata air flyer ngo nyimushyire. Si Jasozi ibyo warubikuye byo kuvuga. Njye se ko nayishakaga hari ikindi. Nese se wayishakaga ugeze uyisaba mabuje. Uzi ko umuntu azaza hano akakubwira ngo niza abana ngo ndaje mbagarure. Ko nanga ari umuntu wari wese nk'uyu muntu mwaje asumba nzi ko ari umuntu wawe n'ubundi. Nta kintu yazanga sabe rero. Nese undi umuntu we. Tereka hano ma. Uri umuntu wanjye umuntu we nawe ubwo baho kuki utababanje bundi kumwaka ibintu ushaka amana. Bujyango. Nyine ubu ndimo ndiba Asma ngewe ibya Just ndabigarukaho nyuma. Sibyo? Ngiye ndimo ndibaza wowe. Umuntu araje akakubwiye ngo mpereza air flyer kuko ari inshuti yanjye urakikerega uramuhereza. Ariko Just rero byarenze no kuba ari inshuti yawe njye mba muramuze nk'abavandimwe. Ubwo rero ikintu cyose yazakansaba hano nakimwa kuko yako nubundi akumva ukuntu kiba kidefanda amakuru. Ese ubundi arabeshye. Just reka nkubwire. Reka nkubwire ntabwo rero. Uyisubeza ese mu bijya kuzi ko wigize nk'umusazi. Guteze. Kandi nyine se urumva ari ibintu byoroshye wowe ku buryo ufata air flyer ugapfa kuyihereza. Ese Just ni umuntu utazi none nawe. Kuki none utamubwiye ati niza amayinite mamagare mama Kami njye na telefone mfite. Kuki utabimubwiye? Ntabwo nabitekereje ko akorega mabuja. Hari umuntu ubona w'inshuti y'umuntu. Uratekereza wowe? Uratekereza? Ariko noneho ndumiwe. Jya wikwiseta ntabwo ibi ngibi ari byo. Njye nawe twize tuvugana ngo uraza gutira air flyer. Ntabwo twabivuganye ariko numvaga hano nisanga. Numvaga hano ari mu rugo ntabwo rwose kuba subuneri tuvugisha ukuri. Urabizi ejo niguriye agakoko sibyo? Tureke iby'agakoko mbabarira. Njyewe ubumva ndi adasubira nkubwira amahirwe uko ari we bayihaye. Ubu ngubu haje n'umuntu wari wese igiti cyane. Mwese umuntu wari we wese ngende umuntu wari we wese. Hari undi muntu ujye. Ubundi kuki ufata ibintu ukabikomeza? Ubwo se ngomeje iki kidakomeye maho. Akora nabyo namakosa ubu nkoresheje. Nimba ushaka ikintu ujye ubanza umubwire ati niba ushaka ikintu ambwira iki wowe uko nawe ubanza kuvugisha rega amenye uburyo ngi. Muvugisha si iki wowe kuki utamuvugishije? We mbere yuko ujya kuyizana kuki utamuvugishije? Mfite iyo mbanye mfite nego. Reka njye nkubwiza ukuri Asma reka nkubwire ari igihe umuntu akwihorera ukagira ngo hari haba harimo imikino. None se murayiniza cyane. No air flyer na amafaranga. Muraniza. Waba wigize umujura hano. Reka uva baza nkubwire wimwita umujura. Ni wowe. None se ni umusazi. Nawe kuri kuvuga ngo umuntu ubwo nanjye n'urubiragara kutamuzi. Bamunzira umva nkubwire ikintu kimwe ugiye gukora iki kintu kandi ujye ubanza utekereze nk'umuntu mukuru. Iyi air flyer ntabwo ngomba kuyifata ngo uyihereze Just ngo bigende gure. Nyine ngo uyimuhereze tu ngo ni inshuti ngo ya mama Kami ngo ni ibiki. Ubu se ubushuti bwanjye nawe bwarayiburangiye ninjoro wabibwirwa n'iki? Kutari mu bantu najya kubwira rero ntabwo bwarayiburangiye. Just nawe ufite amafuti numva ndimo ndakwihorera. Umva rero nkubwire Neri tujye tuvugisha. Nese kubera iki wowe utanyihamagara nawe ntugafata umuntu ngo umurenganye. Neri tujye tubwizanya ukuri. Njyewe nawe ntabwo turi inshuti. Nyine tuvugisha ukuri. Kuki ataraguhamaga kuko ati noneho mu gitondo ngiye ndaza gufata icyo kintu.
reka mbanze nkubwira ikintu kimwe rero ukuntu ibintu bigiye kugenda hanga mureke two kwiteza ntabyo kwiteza abantu nyine n'ubundi ntabwo umwanya ntabwo uhari Asumani wenda byose ntabwo nzi ibintu bamupanga ariko niri ntabwo nakwizera ko bavuga aya magambo none se ni gute umuntu afashe akonera ntukajya ukabya gusuzugura abantu kandi ibyo bintu urabizi ko nabikunda reka nkubwire ati nimba Asumani asigaye ibi bintu bya hana bizana iwanyu biki urumva se yari njye wabubyibye cyangwa ahubwo n'uyu nguyu wenda niko mwapanze kugira ngo umuntu atabibafatana aho ibyo bintu uzabyumye kuza gufata ibintu hano utamuhamagaye ese ubundi wenda ndakubwira ko ugomba kwinjiramo hano sohoka hano umva mbaje nkubwira ikintu kimwe ugiye gufata amasaha nazo uko angana n'iki nese ubwo ikoza nakoze cece kunyumve witekerezeho Asuma ngenda mbi uburofa bwawe nimba uri bujye muri ruhururu ukaryamamo ntago mbizi witekerezeho umbwire nimba koko ufite ubwenge buzima nimba umuntu mukuru nkawe agomba Asumani nkaho ari umwana kuba iki sajya muri ruhurura ajya aho yumva ashaka mujyana he tugiye tube nyine imbe ngiye mu rugo umva mbaze nkubwire ikintu kimwe Asuma nushaka ujyeyo cyangwa ntunagiyeyo ntago mbizi ariko nukuri kw'Imana wongeye kugaruka hano saa 11 niba uba wumva ko witekereje ufite mu bwonko hazi ahubwo se uri muramuzi tuvugisha ukuri nk'ubu uri muramuzi iki kuko n'ijambo arifata akaguhereza air fryer nge ntavuganye nawe yo gute ako mama kabuze uko ngenda nkumenya ubundi uri inshuti nyabaki reka nkubwire ntabwo nshaka kuvuga amagambo menshi Asuma reka nkubwire nawe nimba umuntu agusize ku rugo abagusize nk'umuntu mukuru kandi akwizeye ujye ugabanya kwigira nk'inzengere wowe ese ubundi wowe kukibundi niba ufite mu mutwazi muze kugaruka cyangwa kwihorera inde nande genda nyine mbe ngira ngo ibyo nibyo nanagufasha hanyuma ndaza njyewe wese umfashe iki njyewe uramfashe iki njyewe mbambwira nkanjye uramfashe iki si wowe uba wazanye ibintu by'ubugoryi none se ubundi kuki utabanje ngo uhamagare nyokobuja nese urabona telefone nari mfite cyane nari nzi ko mwarashwanye ku buryo atagutiza igikoresho ncanga mva inyuma Asuma mva inyuma mva inyuma oya mva inyuma uranyirukanishije ku kazi kanjye ndakubwira mwirukanisha he ko kubwiye ngo ujye kwitekerezaho nushaka ujya na Nyabarongo ureba amazi ndi hano mu muhanda nese ubwo urambaza iki tugende mana tugende mbe ngiye ngire n'ibyo ngufasha n'uwe nta n'umukozi ufite mbe ngufasha hanyuma ndaza kugaruka nukazabura amata uha abana bakuganye none se ikibazo ni icyanjye nimba nyokobuja guhindutse ubwo ikibazo ni icyanjye nese kare wabiteye nta nubwo wakemera ngo tujyane mu rugo iwawe none se nabiteye ne mbambwire nk'ahantu nabiteye ne gusaba gufata igikoresho hano utamuhamagaye Asuma mbabarira pe winzamura isukari kuko ibyo mba mbonye biba bihagije sumurebanere ibintu abankoze none bibaze kuvuga ngo njye nawe ngo turabipanga ngo tuje kwiba bareka nisangira umwana ngo ushaka urya umuriro ngo se urimo urabwira ariko si umuzi ko wanyangura umwana nabyaye wowe genda wumvikane na nyokobuja mani nese wajya ukamusaba imbabazi njyewe nzi gusabire umva rero nkubwire n'undi munsi ujye umenya uburyo ukoramo akazi kawe njyewe ntabwo nshinzwe akazi kawe n'uburyo ugakoramo Asuma mva inyuma Asuma mva inyuma Asuma mva inyuma Asuma wingi inyuma tugende mani genda wumvika nk'ubwo wajya uba umuntu muzima wajya ugasaba imbabazi wajya ugasaba ninde se uzi gusabira nkurusha kuvuga urasa inyokobuja wawe wajya ukamusaba imbabazi Asuma mba wumva inyuma ariko narumiwe neze ubufasha umwanzuro wo gusiga ugaramye aho ngaho wariye se Asuma oya nungi inyuma kandi Asuma nungi inyuma Asuma nungi inyuma ngayijyemo urayijyamo se uciye ubwo ni umutima mubi ndakwirukanishije kandi akubwiye ngo ujye kwitekerezaho nese nditekerezaho ndi hano mu muhanda
none se wagiye ku mazi se wagiye nka Nyabarongo ukabutekereza ureba amazi neza nibyo nkuganye ngo gire ka mutima wawe wabwiye nuza yawe ukamva inyuma ngese mujyana he ngenda bamujyana nimba wanyirukanye nkafata niba ushaka gutaha watashye ngewe wagize ngo ibyo birandeba urabona ibintu ufashe airfryer urayetekanye ugiye Asumana kwiyamye wintunga n'urutoki singanana kandi Asumana arakwiyamye Asumana usiga uramenyera kandi neri uno mukozi wawe niwe utuma amenyera niwe utuma amenyera ni wowe nawe mwimenyerezanye uyajya kumutira airfryer wa mugani ngengira urugo uraza kunira wayimereye iki suri ikigoryi wayimereye icyo uri ikigoryi nzi ko muri inshuti uvuga ati nta kintu yakwima nimba turi inshuti usiga uri umunyamitwe nsinzi sawa wasana ni warugiye no kwigurisha Asumana ntuzanye kuntunga urutoki ntuzanye kuntunga urutoki singana nawe ariko Asumana urimo uranshakaho iki ese bibe bite wabwira uruhungu rwawe ntukajye rumenyera wamubwiye ko ari planka twapanze tukagabanya gasabo tugende ujye mujye mu nzu Asumana muzane urwo rukweto tugende zana urwo rukweto none se ntabwo ushaka ko tujyana byari planka amabere zana urukweto yigendera imikino ahubwo nawe ariko se reka tuvugishe ukuri Asumana tujye tuvugisha ukuri umuntu ni wowe uri ku rugo sibyo tujye mbanze musomere umuntu ni wowe usigaye ku rugo umuntu araje akwatsa ikintu uragitanze nta n'isoni warangiza ngo ahubwo keretse yagukoma n'iki Asumani wa mwana we ngo turi inshuti nta bintu by'ubushuti hano cyarakaye ushaka kuba inshuti n'umujura urukumva ubu se nje kwiba yegora ubu byasabaye yariyobokeye akayira ko kwiba ntiyari kuba abonye ay'umunsi Asumana ntabwo wagenda utankuriyemo urukweto amahera urajya ukuntu yikaraze umumama arajya muri ruhurura mu ndebe ahantu urukweto rwatakaye inshuti y'ima irwaneho nanjye sinjya ndagiye ariko muri babi mwese muransize se murakoze izi puranka zizankoraho walayi reba hano urukweto rwari rwaguye ariko ubu siranguye wakwishima mva reka nitaye sawa mabuja icyo nzi cya Asumana turamukobye buriya arambaza iki we guys mwabibonye rero ko ukuntu prank yagenze turabakunda mukomeze muturebe munadukunda kanongere mvuge nkora akazi nanjye nakoze akazi abantu mushaka kunanuka mukananuka mu buryo bwiza abantu mushaka gukora amabuno aringaniye nk'aya ngaya nanjye murabona ko yaje nk'aya ngaya aringaniye aya ngaya aringaniye n'aya manini muri Sunroot barayafite ushobora kugenda rero bakaguha product yitwa Kitarasa mw'abantu mwe ikora muri Kumayange hariya chini ushaka kwambara ukaberwa ushaka kuberwa mu buriri ukaryohera mugenzi wawe wajya muri Sunroot bakaguha product yitwa Kitarasa ni nziza cyane muzagende muyigerageze ubundi muzacimira nyuma so abantu mushaka imitwe ya nyashi mujyeyo abantu mushaka kugabanya ibiro mujyeyo ibintu byose birimo biragenda neza muri Sunroot bafite na product umuntu yisiga nziza cyane ushaka ingofero nk'iyi ni muri Just kwa Just bafite ingofero nk'izi ngizi cyatuma hari igihe byarindaga kumwamamariza uyu mama nishyura kandi mwamamariza imyaka myinshi ariko si ubwo mvuze wabiki ushaka imipira hari imipira amazina sindi kwambara ifite n'ingofero bisa imi-t-shirt afite na caguwa afite na magazi byose arabifite usibye idira ese we na waka turabashimiye